Yesu naza mu rugo, Yesu naza mu rugo, ibi nabyo bizaba. Nitugira Yesu mu mutima tukanamujyana mu rugo, bizaba ibi. Mu gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, mu Cyongereza ni 183. Abamarayika abaki ntibakunda kuba mu ngo zamunzwe no kutumvikana. Ayiga mbese iri jambo muraryumvise? Abamarayika ntibakunda mu ngo zamunzwe no kugenza ute? Ahahora impaka. 183. Ni mu Kinyarwanda, iki ni Ikinyarwanda. Ikinyarwanda ni mu cyigisho cya 20. Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, umuzingo n'uwa mbere. 183. Abamarayika ntibakunda kuba mu ngo zamunzwe no kutumvikana. Reka abagabo n'abagore bareke guhiganamo amafuti no kwivovoterana. Reka abagabo n'abagore bareke kugenza ute? Guhigananamo iki? No kwivovo? Aho umugabo icyo abashinzwe guhera mu gitondo kureba aho umudamu anyerera, araruye byivuze hagira n'udutembera ku isahani. Abagabo nawe ayiga ngo uragira umwanda we, ngo yewe nguri umuja pe. Ahubwo ibyo ninde bitabaho. Uziko nge nkunda kubibona, nimba hari ikintu muri hangana, ntabwo mbaye umubyeyi igihe kirekire, ariko hari ibintu natangiye kwiga, mbona amakosa nagize ndi umwana, mbona n'amakosa ngira. Umwana wanjye hari ibyo azakora sindinde nagira n'icyo mvuga. Ngewe nkiri umwana numvaga abantu ngo bari muri studio za radio, kwa kundi radio uba wayifunguye, avuga ati se aba bantu binjiramo hano bavuye? Ngafata ya radio nkayikubita kuyibuye ngo ndebe ko nabasohoramo. Oya, nge ndangije nkabitekereza nkareba, hari igihe mbese numvaga ibintu gusa ibyo umbwiye nkavuga ati reka nkore ubushakashatsi ndebe ubundi nibyo. Tugira akabase, hari base yari ikomeye pe, kugeza ubwo imikondo yayo yose yagiye iracika, wajya ujya ugaterura hasi mu ndiba, nta handi wayifatira. Mama agiye kuvuga ngo yewe ibase ngo ntaho izajya ntiyimeneka. Ntiyimeneka. Ngewe ndi kubona ari plastique, mfata ibuye nkubitamo irameneka. Turi kujyana. Niho muri kino gitabo banditse baravuga ngo mu gihe turi kurera abana ngo tuzajye twibuka yuko natwe twabaye iki. Iryo jambo mwararisomye. Noneho nge nabitekereza nk'ibyo nkavuga ati yo, umwana wanjye nzagira byanze bikunze wazandusha amakosa. Ntagira menshi rero kuri ibi. Rwose nanjye haraho nzajya ngera nkavuga ati sindi burinde nanagukubita nagize akomeye kurutaya. Kuba umubyeyi byaduhaye gutungana. Kuba ababyeyi byaduhaye gutungana, warabyaye uhinduka uwera, ugira amafuti. Uyu umenye ute kubana n'umunyamafuti, ujye ubona ufite uburyo bwabyo. Ngo niba hari n'ibintu n'icyaha kijya gikora, gigiye gitera umuntu urwango rwo kwanga umunyabyaha, kandi nawe ari umunyabyaha. Noneho mwihangane mwumvira ijambo ngo reka abagabo n'abagore bareke guhigananamo amafuti. Wishora umushinga mwinshi mu guhiga amafuti mu mugore wawe, kuko nawe ugenjeje ute. Nugira ngo ugiye kuyashakisha nawe ari kuyashakisha, muri mwe muzabana amahoro. Oya, tuvugisha ukuri. Kutari marayika ngo nawe abundi, ko n'abamarayika nabo bagira ute? Bagira yabo makosa, kuko muri yo buhanditse ngo niyo yitegereje mu bamarayika igihe babonamo iki? Amafuti. None nuhirimbanira gufata uwo mwashakanye ukamuhigamo amafuti, uko yatetse byaketse bikaba incyuro. Umwana yitumye yarari kumuhanagura dayipa, yibagiwe ayiteretse ku ntebe. Ntibyaba incyurora, kuko sirimo umwanda se. Ariko hirya nikosa n'uwari we wese uhuze mu bwenge yakora. Nukuri tujye tubyemera. Noneho hakiyongeraho n'icyitwa ngo kwivovoterana.
ngo nawe reba ukivovota kubera icyo ndushya, kubera icyo ujya ubaho ntacyo umariye ukamwivovotera. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nitubireke. Abamarayika nibasanga ibyo biba mu ngo zacu ngo ntago bazazibamo. Ikindi, nibigisha abana babo kuvuga amagambo yuje urukundo, amagambo atera ibyishimo, ndetse nanone babigishe gucya mu maso. Kandi ahantu abana bazabyigira kuruta ahandi ni ukuntu wowe ubikora. Umubyeyi wafashe umwana ari kumwonsa, mwarabyitegereje? Aho yitegereza ni ku ibere, ni mu maso. Aba ari kuhakura iki? Kwiga kuvuga, kwiga kureba, kwiga kugira uti. Ubu vuba mperutse kubona akana kari gutuka se mu Kinyarwanda. Sakavuga ati wibeshe ukore kuri iyo computer. Ati ndagukubita, urankubita se unkubitira iki? Wibeshe unkoreho nanjye ndagukubita. Akana k'inshuke kataragira n'imyaka 2. Ubwo bivuze ngo nibyo yumvise iwabo, nibyo yumvise, ntimugire ngo nuko yabihimbye. Uko uharnya umwana hari igihe ubikora nabi ukaba utari kumuhana ngo uri kumurera, ahubwo uri kumworeka. Noneho hirya ngo tubigishe kuvuga amagambo yuje urukundo, amagambo atera ibyishimo, ndetse tubigishe no gucya mu maso. Mbese ntidushaka kwishyira mu ishuri ry'umuryango nk'abigishwa ba Kristo? Mwinjize kwera gushyizwe mu bikorwa mu muryango, maze ntimuzabura kubona ko amagambo muzavuga azazana ibyishimo. Nshuti bavandimwe, reka Yesu uba mu mutima, Yesu tuza ngo tuje guhura nawe hano mu materaniro, tujye tunamugira iwacu mu rugo. Reka Yesu tumuhorane, twemere mu rugo haba ubumwe, mu rugo haba ubufatanye. Yesu naza azaduhuza kuko duhuje nawe. Imana ibiduhera ubuntu mu izina rya Yesu.